Umugoroba mwiza nshuti mukunzi wa Newsroom TV, nizere kumeze neza kuri uyu munsi nanone. Uko biri kose wabonye umunsi umera neza ndetse wahashye uranaronka. Niba bitagenze gutyo wihangane cyane, ukora kuri subscribe niba utarayikora, ndetse kandi ukore kuri like. Biba byiza cyane, biduha motivation cyangwa se courage. Reka tujye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yongeye gukaza umurego, ndetse M23 na twirwano bakaba bafashe ibindi ibice bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu Mikenke yafashwe kuri ubu, benshi bari kwiririmba bavuga bati ahangaha rwose ni sawa cyane, ibintu bimeze neza rwose. Kuri ubu Mikenke yamaze kujya mu maboko ya MRDP twirwano ndetse na M23. Kuri ubu ngubu ibintu ni sawa, bimeze neza. Ubwo twavuga ngo Mikenke tombe. Ni nako kandi hari gutegurwa urugamba rukomeye cyane ruri gutegurwa urwo, ndetse bavuga bati turashaka kwambura ibice byose 23 yatwambuye. Ni nako kandi nanone ikintu bita kwitegura gufata ibindi bice mu buryo bukomeye cyane. M23 iri muri iyo myiteguro, kuko iyi myiteguro ya Kinshasa bari gushaka gukora yo kugaba ibitero mu bice bitandukanye, ni imyiteguro iri bubashyire mu kaga, kuko M23 yamaze kuvuga yuko niramuka ishotowe gatoya, nibaramuka bayijyanye bakakomeza toteza bayishotora, izabacunshumura, izaberekeza ahandi hantu. Biragaruka kuri Uvira biragaragara yuko ishobora kuzisanga mu manga, kuko muri iki kibaya hari gutegurwa imigambi ikomeye cyane, kandi ni umugambi uri gucurwa na Gitega ndetse na Kinshasa, bari kuwucura mu buryo bukomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero ibintu bisa nkaho byageze ku rundi rwego, ibintu biri ku rundi rwego. Ariko icyo nakubwira nuko M23 ndetse na twirwanaho bari maso kandi ntibajya basinzira. Buri munsi bahora bavuga bati ahangaha niho badutegera, natwe reka turebe icyo tubakorera. M23 rero ikintu iri gukora kuri ubu ngubu, iri gukora ikintu bita gukubita umwanzi. Kuri ubu M23 asa nkaho yamaze gushyira ibintu ku murongo, niko twabivuga, cyangwa se irasa nkaho iri kugenda ishyira ibintu ku murongo, kwambura ibice bimwe na bimwe bafite, kubambura ibyo bice. Ibyo ngibyo bagomba kubibambura, ndetse kandi ni nako kandi ibindi ibice byose by'ingenzi bemerewe kuba batwarwa bazabitwarwa. Iyo mvuze ngo ibindi bice by'ingenzi, nuko nyuma ya Washington ubona yuko M23 hari ahantu itemerewe kuba yagera cyangwa se yafata. Ibyo rero ni ibikwemeza yuko M23 ishobora kuzafata abangaba ikabirukankana ikabageza kure cyane, ariko kure cyane pe. Rero imigambi iri gucurirwa ikibaya cya Rusizi iraza kuza kubamo ikintu gikomeye cyane, baraza kubiryozwa. M23 itangazo imaze iminsi itangaje ivuga yuko izafata ibindi bice, rishobora kuba rigiye gushyirwa mu bikorwa kandi vuba pe. Rishobora kuba rigiye gushyirwa mu bikorwa kandi vuba, birashoboka. Ibyo bintu turaza kubitega amaso, nitubona hari igihindutse natwe tuba turi hano kugira ngo tubikugezeho. Kuri ubu rero ibice nanone kandi nka Pwezero M23 irayishaka, kuko leta ya Kinshasa yarayihariye kabisa, iravuga iti ntago tuzayivamo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero M23 na twirwanaho bagomba gufata hariya hantu. Kuri ubu ngubu misozi ikikije Minembwe harimo FDLR, harimo Abarundi, harimo Wazalendo, harimo n'Ababirigi 7 abangaba bakoresha drone, harimo n'Abanya-Ukraine 4 bari gukoresha drone. Ubwo hariyo abantu benshi cyane, bose birunzeyo mu buryo bwo gushaka kugaba ibitero. M23 rero ikintu igiye gukora nawe uracyumva, no kubahanantura. No kubahananura ikabirukankana mpaka bageze muri Uvira iri mu byago, nicyo nakubwira. Uvira iri mu byago kuko umunsi babamanuye
kandi aho Kinshasa ifashe ntago igomba kuharekura. Kinshasa iramutse ihafashe ntishobora kuharekura kuko bayihariye kuba yafata ibice ibyo ari byo byose. Mwe mubifate, nimumara kubifata tuzajya tubakumira, tuzajya tubabuza. Ubwo rero niko Amerika yabipanze. Ariko kandi nanone M23 ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. No kwirwanaho. Kinshasa umenye ko yatanze amabuye kugira ngo ibyo bintu byose bigerweho. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye kugeza n'ubu mu bice bya Mwenga baracyarwana. Imirwano iracyari imirwano ndetse kandi rwose nubwo tuvuga ngo Mikenke yafashwe naho ntago haratekana neza, isasu riracyari isasu. Ubwo rero twirwanaho na M23 bafite umukoro wo kwirukankana aduyi. Mu mirwano yabaye muri Warikare ku munsi w'ejo, amakuru dufite nuko M23 yageze gutya ikivugana Koloneli Igitoko Musafiri uvuka hariya muri Masisi mu gace ka Kinigi. Aramwivuganye uyu musirikare akaba ngo yarahoze ari mu FARDC mbere yuko ajya muri Wazalendo, ndetse akaba yari umwizerwa cyane wa Tshisekedi ku buryo bukomeye cyane. Uyu Koloneli Musafiri ari mu bajyanwe muri Israel gufata amahugurwa akomeye cyane yo gukoresha intwaro zirasa kure cyane mu ntera ndende. Akanaba rero yaragiyeyo afite ipeti rya kapiteni. Akimara kuvayo nibwo yahise ahabwa ipeti rya koloneli. Ari nabwo rero yahise ajya muri Wazalendo. Uyu mugabo amakuru avuga yuko yapfanye n'abasirikare be 15 hariya baguye muri Warikare arashwe na M23. AFC M23 ikoze impinduka mu buyobozi bw'umujyi wa Goma, ndetse kandi ikomeje gukora impinduka mu bundi buyobozi bw'amateritwari ndetse n'ababurugumistiri bose ikomeje gukora impinduka. Monsieur Kisuba Ngabo Desire niwe wahawe kuyobora umujyi wa Goma maire de la ville. Umwungirije ni Nshimirimana Juvenal, niwe umwungirije maire de la ville ajwe. Ndetse kandi hari n'ababurugumistiri bashyizwe mu makomine agiye atandukanye. Ni komine ya Kirumba yahawe Madamu Kavungo Janine, niwe burugumistiri, ndetse umwungirije ni Monsieur Yondre Busimba Rodrigue. Komine ya Goma uyishinzwe ni Katembo Isevisia, ni burugumistiri wungirije. Komine ya Karisimbi Monsieur Rajabu Kwizera Eri niwe burugumistiri wungirije wa Karisimbi. Muri teritwari zitandukanye hagiye hariho naho bashyiramo abayobozi. Muri teritwari ya Rubero Monsieur Katembo Ndariyene Julien niwe wabaye administrateri wa teritwari ya Rubero, akungirizwa ndetse na Monsieur Mandekwefizi Innocent niwe uzaba umwungirije. Muri teritwari ya Nyiragongo ni Monsieur Mpabuka Ndungutse Prince, ndetse kandi akazungirizwa na Monsieur Bigirabagabo. Muri teritwari ya Rucuru ni Izabayo Kabasha Ephraim niwe wagizwe administrateri wa Rucuru, ndetse kandi akazungirizwa na Desire Kanyamarere niwe wagizwe assistant wiwe. Ndetse kandi umujyi wa Bunagana nawo washyizwemo abandi bayobozi. Uwo bita Monsieur Kayonde Rusake niwe chef w'uyu mujyi, akazaba yungirijwe na Nzabinimpa Hamuri niwe umwungirije. N'abayobozi bashyizweho ku munsi w'itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu. Ndabona aribwo Bertrand Bisimwa yasinye kuri iri tangazo. Se na Colonel Nanga nawe ararya prova. Urumva rero abo nibo bayobozi M23 igiye ishyira mu myanya. Nyuma y'imyaka hafi 9 abakozi b'umuryango w'abibumbye ONU biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urukiko rukuru rwa gisirikare rw'icyo gihugu rwasomye umwanzuro wa nyuma w'urubanza rw'abasirikare 54 bari inyuma y'icwa ry'abo bakozi, bakatirwa igihano cy'urupfu nta mananiza rwose. Bahise bagikatirwa
cyane ko iki gihano cy'urupfu bagikatirwa ntibapfe, kuko abenshi bafunze urabazi bakatiwe igihano cy'urupfu ni menshi cyane batigeze bicwa. Reka nsoreza ahangaha amakuru yacu zari update nari nkuzaniye, no mpamvu ntigeze nkutindira nayavunaguye rwose mu buryo kandi bw'ingenzi. Hanyuma reka nkubwire nti nyamuneka niba utarakora subscribe cyondaho nta kibazo, niba utarakandaho, hanyuma niba uramaze gukandaho ntubikore kuko hari byinshi byakwica, naga ibiganiro byacu wajya ubibona, ndetse rwose kudutera inkunga no gukora kuri like no gukora kuri subscribe. Nta nkunga y'amafaranga tukwatse, oya ntayo wishaka nta kibazo wabikora, ariko ibyo ngibyo ntago ari byo tugamije cyane. Gusa icyo dushaka nuko udukorera subscribe ukaba umunyamuryango wacu, tukakwiyumvamo nawe ukatwiyumvamo, ni byiza cyane. Hanyuma rero reka nkushimire cyane.